mbese abishe Yesu, ababambye Yesu bararimbutse? Ababambye umwami wacu Yesu Kristo bari he? Bagiye ikuzimu cyangwa baciriweho urubanza cyangwa baciriweho iteka? Umwami Yesu nashimwe kandi umwami Yesu niyamamare. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, akaba umukiza w'abantu bose, akaba umunyembabazi, akaba uwuzuye umutima w'urukundo n'impuhwe. Tugiye gusangira amagambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ni amagambo turi buze kuganira ariko ashingiye ku kibazo kibaza kiti mbese ababambye Yesu bararimbutse? Ababambye umwami wacu Yesu Kristo bari he? Ese bagiye ikuzimu cyangwa baciriweho urubanza cyangwa baciriweho iteka? Reka tubirebe dusomye ubutumwa bwiza buri muri Luka ibice 23 umurongo wa 34. Umutwe w'amagambo uravuga ngo babamba Yesu bamushinyagurira. Ku murongo wa 34 haravuga ngo Yesu aravuga ati data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Haleluya. Imana yacu nishimwe, Imana yacu niyamamare. Ijambo ry'Imana riratubwira mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa 16 haravuga ngo kuko Imana yakunze bari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimburwa ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Imana rero uwo mugambi wayo agomba gusohozwa nibwo Yesu Kristo yaje mu isi avukira mu nda ya Mariya, maze aza afite mission yo gucungura umuntu kandi yabigezeho, yarabirangije. Hanyuma hagombaga kuba abuzuza umugambi w'Imana ku isi, ariko ikirenze kuri ibyo ni uko Yesu we ubwe abamwishe, abatumye jye nawe umugambi w'Imana wo kuducungura ugerwaho. Ese bari he? Igitangaza Yesu yakoze ni uko ubwo bamubambaga, ubwo bamushinyaguriraga, ubwo bamukubitaga ingumi, ubwo bamwambikaga ubusa, ubwo bamwambikaga ikamba ry'amahwa, ubwo yabasabiye imbabazi, kandi imbabazi z'Imana zihoraho rwose. Ni ukuvuga ngo Yesu yabahaye nabo kuhabwa ubugingo, kuko yaravuze ngo ubababarire kuko batazi icyo bakora, kandi yabwiraga Imana data. Rero imbabazi Yesu yahaye abamwishe ntabwo ari wowe yazima. Nta cyaha Yesu atababarira. Igihe cyose umwemereye ugashaka kuba icyaremwe gishya muri we, imbabazi za Yesu zihoraho. Dore nubagutegeye amaboko. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Byahishuwe ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, uwumva ijwi ryanjye arakingura ninjire dusangire. Haleluya. Emerera Yesu aza gucungure, agukize ubwo bubata bw'icyaha. Nibyo warihebye, urumva warasambanye kenshi, inshuro nyinshi, wakuyemo inda kenshi, wariye ruswa nyinshi, mbese mu isi wabaye akahebwe. Ariko Yesu araguhamagara uyu munsi. Uribaza ute se ko nabaye umutinganyi, ibyanjye byandangiriyeho? Oya, Yesu aravuga ngo yewe urushye, yewe uremerewe n'ibyaha, ngaho nusanga uyu munsi uruhure. Turi mu gihe dusatira Pasika. Pasika ni mu ndimi z'amahanga. Iyo tuje muri Passover, when we say Passover, ni uguhitwaho cyangwa se kurengwa, gusimbukwa n'urupfu. Amaraso ya Yesu ni ay'igiciro cyinshi, amaraso
y'umuziranenge, umuntu utarigeze gukora icyaha. Niyo mpamvu yadukijije urupfu rw'iteka, yadukuyeho urubanza rw'ibyaha. Ubu twitwa abakiranutsi kuko twamwizeye. Mu isezerano rya kera turibuka ko Imana yavuganye na Mose, iramubwira ngo basige amaraso y'umwana w'intama ku nkomanirizo z'imiryango, bityo umurimbuzi ngo nahanyura mu gicuku cya nijoro aze kubasimbuka ntabice. Imfura z'abo muri Egiputa zarapfuye. Ayo maraso rero yasimbolizaga cyangwa se yashushanyaga umwana w'intama gucungurwa n'amaraso. Ibyo rero byo mu isezerano rya kera byasohorejwe mu isezerano rishya ubwo Yesu Kristo yameneye amaraso ab'isi bose kugira ngo tubaturwe ku ngoyi y'icyaha. Ni nayo mpamvu umuntu wizeye ayo maraso ya Yesu nta cyaha na kimwe ayo maraso atababarira. Ayo maraso ya Yesu adusimbutsa urupfu rw'iteka. Niyo mpamvu abari muri Kristo Yesu ntabwo tuba tugiciriweho urubanza, ahubwo dutegereje guhabwa ubugingo. None rero reka Yesu abe Pasika yawe uyu munsi. Ibyaha byawe wakoze abikubabarire numwemerera. Mu izina rya Yesu Imana ikubabarire. Yesu yadusimbukije urupfu. Ibyaha byari biturimbuye, byari bitwishe, ariko Yesu araza twunga n'Imana ku bw'amaraso ye. Uyu munsi ndakwinginga wumve ijwi ry'Uwiteka avuganye nawe muri aya magambo. Niba Yesu yarababariye abantu bari bari kumwica exactly, ni wowe se yareka? Ntibikabe. Izere Yesu. Tekereza ko kuba uriho, kuba ukora ibyaha ntupfe, kuba uramiye mu byaha, Yesu akigutegereje. Uyu munsi yambura umwambaro w'ubushwambagara, uze Yesu akwambika umwambaro w'ubukwe. Umuririmbyi wa 68 mu ndirimbo zo mu gitabo cyo gushimisha Imana aravuga ngo mbese hari ikindi gihesha gukiranuka uretse kwizera gusa ko wogejwe n'amaraso ya Yesu? Arabaza ngo mbese wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso ye? Mbese imyambaro yawe irera? Imyambaro ni imirimo ukora, imvugo uvuga, intekerezo, umubiri Imana yaguhaye kuwutwara. Ibyo byose Yesu arakubaza ngo uzageza ryari? Ko nkiri ku ntebe y'imbabazi waje ku musaraba, waje munsi y'umusaraba, Yesu akakungana Imana, ukitwa umwana w'Imana. Ijambo ry'Imana ratubwira muri Yohana ngo icyakora abamwizeye bose uwo Yesu yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Nanjye ndaguhamagara, kuko Yesu ubwe ari hano, ari kumwe nawe. Ucyumva ubutumwa, ucyumva iyi mbuzi, ucyumva uyu muhamagaro, itaba. Uyu ni umurimo w'Umwuka Wera, uyu ni umurimo w'Umwuka Wera. Yesu arashaka kuguha ubuzima, Yesu arashaka kuguha ubugingo, arashaka kukugarura. Dore waratanye, n'ibyo birumvikana, ariko wiba kahebwe. Satani agambiriye kukurimbura, agambiriye kuzabana nawe mu muriro utazima, ariko Yesu agambiriye kuzabana nawe mu ijuru. Haleluya! Umunsi Yesu azagaruka gutwara itorero, azavuga ati umwana wanjye uri bunaka, aho uri simpazi. Ari ukumva kuguhamagara kwa Yesu, umva kuguhamagara kw'Imana. Mbese wabaswe n'ibiyobyabwenge? Mbese wabaswe n'urusimbi? Mbese urumogi rwakubayeho rwinshi, ibintu byabaye akarande, uba uvuga ngo nta kundi, wariyakiriye ngo ntako wabigenza? Oya, haracyari uburyo, haracyari ibyiringiro. Yesu wabambwe, Yesu wagupfiriye aragutegereje, agutegeye amaboko. Ahora yinginga Imana avuga ngo uretse kana karaza kwihana, bugacya utihanye, bukira utihanye, ejo nuko dore ibyaho bimazemo iminsi.
ariko hamagara Yesu. Reba ahantu upfukama, ubwire Yesu, umuhamagare ngo nanjye amaraso yawe uyu munsi nyumva ubutumwa, amaraso yawe amanukireho, amaraso yawe anyoza ibyaha. Nanjye mvuye mu mirimo mibi, niyambuye isura ya kamere, niyambuye imirimo ya kamere, niyambuye gutwarwa n'amategeko, ahubwo ngiye gutwarwa n'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ndumva nakwinginga, ntabwo ndi bugusenge, wowe ubwawe uzi icyaha wakoze kikuremereye. Waciye inyuma umugabo, waciye inyuma umugore, urabimuhisha, ariko Yesu arabizi. Ku munsi w'urubanza bizaguca imbere. Hari benshi rero wari uzi bapfuye, uriya abandi utakwibagiwe, ariko abapfiriye muri Yesu, abo abapfiriye muri we baba bafite inyungu nyinshi zo kuzahura n'Imana, ariko abapfiriye mu byaha ibyabo biba birangiye, bazazukira gukorwa n'isoni. Ariko uyu munsi Yesu araguhamagaye, ngaho numwitabe. Uyu munsi ufate iminota 10, muri iyo minota 10 ufate iminota 2 utekereze ku mateka yawe kuva umenya ubwenge, uhere ku myaka 10 uzamure ugeze ku myaka ufite, urebe inzira wanyuzemo, niba zigororokeye Imana, aho zitagororokeye Imana upfukame usenge mu minota 2, uyisabe imbabazi, uvuga ngo amaraso ya Yesu ndemeye ko ankijije, ambatsuyeho ibyaha, winginge Data. Hasigaye iminota 6, uriyo minota 6 utekereza abantu bose utasabye imbabazi mu minota nanone 2, urabibuka, usabe Data gushoboza kubasaba imbabazi. Waturira ibyaha umuntu w'Imana wizewe, urebe umupasitori, urebe n'undi wizewe w'umukristo, umubwire ngo nakoze ibi nsabira Data imbabazi, akwatuririho imbabazi n'ijwi ryo gukira. Mu minota 4 isigaye usenga, uhamagara Imana iguhereza umuyobozi, umwuka wera, agushoboze kuva mu mirimo ya kamere, agushoboze kuva mu by'isi, agushoboze kwinjira mu bwami bw'Imana, maze Yesu agushoboze kunesha ibyaha. Shalom, shalom, shalom.